ko nagusabye ko twumvikana kugira ngo birangire ariko uri kumva hari ukari kumfungishije amafaranga ugira wakintu Oya humura ntacyo gutwara. Humura ninjye turi kumwe. Rekura. Ndavuga ngo rekura. Urimo urashaka gutoroka. Shiramo. Ako kamenetse se bura ntacyo gatwaye. Nibyo. Ni ukwirinda ko buri kiko cyo. Kala ntacyo gatwaye. Ko aya ntejo zaba yatangiye kumenya. Aramize none. Agombaga kuba. Oya humura. We nta kibazo kizima no iki. Ubwo turonya tumunyweshe ryari mu gitondo. Uyu bunini umugoroba. Turongera mu gitondo. Kuko bunini mugoroba yawunyoye. Ubwo ni mu gitondo. None se uze. Icara ariko mwicare papa icara dupange neza ukuntu azajya nk'uyu muti kurangiye uko twarakwinginze uranga ariko ugiye kujya unywa ku ngufu ntari uko tutakugize jewe nagize ikibazo utekereza ko wa wundi twahayiri bagiza kuyajya gasinzira akamara iminsi asinzira uyu nguyu nta gusinzira niwe arasinzira arasinzira ninjoro ariko kugica we ntabwo bari kugira nabi ninjoro nuko utari kubyemera kuko azagira ibitotsi nta kibazo rega niwo uretse ko bitandukanye amabara ubwo nukuvuga ngo we ari businzire ninjoro niyo mpamvu se muba mushaka ko tumuha kagoye ariko urumva ko bitandukanye niba wundi iribagiza arawe rimwe wawundi yawundi akaba ashobora kunywa uyu ni uyu rakaze kurusha wawundi cya kabiri niyo mpamvu n'ibara ritari rimwe ariko n'ubwoko ni bumwe n'akamaro n'uruganda rwakoze rumwe iyi n'akamaro ni kamwe ariko nizere ko atari businzire ngo iminsi ngahe oya we no gusinzira niyo mpamvu bawumuha gatatu atari umunsi umwe ariko umuntu akubita ariko wowe urakubita ushaka kukuvura murashaka kukuvura ngo kugarure mu buzima hari igihe uzapfuka mu dusaba imbabazi ariko nawe ushobora kuba utanashobotse rero niyo yayo hari igihe uzadusaba imbabazi kubera ko urimo uratugora uraturushya kukugirira neza ariko ntabwo ushaka kubyumva yawunyambura akawumena icarangaho papa icarangaho ikintu tugiye gupanga rero ndagukunda nuko n'ibuzima nagize mu bubi ni kubera papa twaramwinginze nga nk'umutaranga ariko ntabwo agomba kuturusha imbaraga turi abantu bangahe none se ducitse twakujya iribagiza ndetse na bagenzi we harimo Sereve batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese nguriya mwana wabuze uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifite mu kuboko yaba ari we wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo cyusa ngo kuko ngo nubundi namaraso ya cyusa ariko iribagiza ngahita asa nk'ugaruka kuko mama cyusa nawe yarase
nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya ndatekereza yuko bitaba ari byo kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri kandi kuba yarashimuse uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera nurangiye umuha amata nzakubwira igihe uzamunsubiriza. Uri kubona yuko Iribagiza nubwo yakoze biriya byose isimba arahangayitse. None uyu munsi wa none twagiye kubona tubona na Rugema azanye undi mwana, noneho wa mwana bita Bruno, wa mwana Rugema yabyaye ku ruhande ari we yabyaranye na mama Iribagiza aramuzanye. Amaze kumuzana Mukanambara ntabwo yabyakiriye neza, yakomezaga amubwira ati niba uzanye umwana agenda kuzana na nyina. Gusa uriya Rugema impamvu yaje yitwaza kuri Mukanambara kugira ngo yinjize uriya mwana ni impamvu idafatika, ngo ni impamvu yuko ngo yahuye n'umwana ngo akamwitambika mu muhanda, ngo yamara kumwitambika ngo akamubwira ngo ngarashonje ngo kandi yibagiwe n'iwabo, ngo Rugema agafata umwanzuro wo kumujyana akamugurira ibyo kurya n'imyenda akamuzana iwe. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo iyo mugonga na Mukanambara rero yavugaga ati si uwo mwana w'umugogo, ni wowe Croix Rouge, ni wowe umuntu ugira impuhwe kuva ngo nabera ngo n'ubwa mbere ngubonye ngo ugira impuhwe. Ukabona yuko Mukanambara nawe byamutunguye, gusa Mukanambara ntabwo byamutunguye, azi ukuri, azi yuko uriya mwana ari uwa Rugema, ari amaraso ya Rugema. Niyo mpamvu rero yakomezaga amubwira ngo na nyina arasigaye genda umuzane, nk'uko wazanye mama Kanyana. Mama Kanyana yarabanje azana Kanyana, nyuma azana na mama Kanyana. Rero yaravugaga ati biriya biraza kugenda nk'uko kuri mama Kanyana byagenze, abe yazana na mama Iribagiza. Gusa mama Iribagiza ahantu ari bari kumufata ku mbaraga bamuha umuti, kuko bamwinginze kenshi kugira ngo bamuhe umuti ku neza, ariko akomeza kubyanga. Kamarade rero ndetse n'uriya mugore we ndetse na Emile bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka uyu muti noneho tumuhe ku mbaraga, tumufate ku mbaraga ku buryo basi azadushimira nyuma, kuko turi kubona ku neza n'ubundi yanze kugira ngo abe yanywa uyu muti. Gusa mama Iribagiza nubwo bagiye bawumuha yagiye abavumagura, ni ibintu bitamushimishije cyane. Ese mwebwe muri kubona mama Iribagiza araza gukira yongere yibuke? Se niyibuka aribuka umwana we Bruno? Iribagiza ndetse na bagenzi we harimo Selevi batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese uriya mwana wabuze, uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifite mu kuboko, yaba ari we wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo Cyusa, ngo kuko ngo nubundi nta maraso ya Cyusa. Ariko Iribagiza ngahita asa nk'ugaruka, kuko mama Cyusa nawe yarase nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya ndatekereza yuko bitaba ari byo kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri kandi kuba yarashimuse uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera nurangiye umuha amata nzakubwira igihe uzamunsubiriza. Uri kubona yuko Iribagiza nubwo yakoze biriya byose isimba arahangayitse. None uyu munsi wa none twagiye kubona tubona na Rugema azanye undi mwana, noneho wa mwana bita Bruno, wa mwana Rugema yabyaye ku ruhande ari we yabyaranye na mama Iribagiza aramuzanye. Amaze kumuzana Mukanambara ntabwo yabyakiriye neza, yakomezaga amubwira ati niba uzanye umwana agenda kuzana na nyina. Gusa uriya Rugema impamvu yaje yitwaza kuri Mukanambara kugira ngo yinjize uriya mwana ni impamvu idafatika, ngo ni impamvu yuko ngo yahuye n'umwana ngo akamwitambika mu muhanda, ngo yamara kumwitambika ngo akamubwira ngo ngarashonje ngo kandi yibagiwe n'iwabo, ngo Rugema agafata umwanzuro wo kumujyana akamugurira ibyo kurya n'imyenda akamuzana iwe. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo iyo mugonga
na Mukanambara rero yavugaga ati si uwo mwana w'umugogo, ni wowe Croix Rouge, ni wowe umuntu ugira impuhwe kuva ngo nabera ngo n'ubwa mbere ngubonye ngo ugira impuhwe, ukabona yuko Mukanambara nawe byamutunguye. Gusa Mukanambara ntabwo byamutunguye, azi ukuri, azi yuko uriya mwana ari uwa Rugema, ari amaraso ya Rugema. Niyo mpamvu rero yakomezaga amubwira ngo na nyina arasigaye, genda umuzane, nk'uko wazanye mama Kanyana. Mama Kanyana yarabanje azana Kanyana, nyuma azana na mama Kanyana. Rero yaravugaga ati biriya biraza kugenda nk'uko kuri mama Kanyana byagenze, abe yazana na Mama Iribagiza. Gusa Mama Iribagiza ahantu ari bari kumufata ku mbaraga bamuha umuti, kuko bamwinginze kenshi kugira ngo bamuhe umuti ku neza, ariko akomeza kubyanga. Kamarade rero ndetse n'uriya mugore we ndetse na Emile bafashe umwanzuro kuvuga ngo reka uyu muti noneho tumuhe ku mbaraga, tumufate ku mbaraga ku buryo basi azadushimira nyuma, kuko turi kubona ku neza n'ubundi yanze kugira ngo abe yanywa uyu muti. Gusa Mama Iribagiza nubwo bagiye bawumuha yagiye abavumagura, ni ibintu bitamushimishije cyane. Ese mwebwe muri kubona Mama Iribagiza araza gukira yongere yibuke? Se niyibuka aribuka umwana we Bruno Iribagiza ndetse na bagenzi we harimo Sylvie batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese nguriya mwana wabuze, uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifite mu kuboko, yaba ari we wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo Cyusa, ngo kuko ngo nubundi n'amaraso ya Cyusa. Ariko Iribagiza ngahita asa nk'ugaruka, kuko mama Cyusa nawe yarase nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya, ndatekereza yuko bitaba ari byo, kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri, kandi kuba yarashimuse uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera, nurangiye umuha amata nzakubwira igihe uzamunsubiriza. Uri kubona yuko Iribagiza nubwo yakoze biriya byose isimba arahangayitse. None uyu munsi wa none twagiye tubona na Rugema azanye undi mwana, noneho wa mwana bita Bruno, wa mwana Rugema yabyaye ku ruhande ari we yabyaranye na mama Iribagiza, aramuzanye. Amaze kumuzana Mukanambara ntabwo yabyakiriye neza, yakomezaga amubwira ati niba uzanye umwana agenda kuzana na nyina. Gusa uriya Rugema impamvu yaje yitwaza kuri Mukanambara kugira ngo yinjize uriya mwana ni impamvu idafatika, ngo ni impamvu yuko ngo yahuye n'umwana ngo akamwitambika mu muhanda, ngo yamara kumwitambika ngo akamubwira ngo nanga arashonje, ngo kandi yibagiwe n'iwabo. Ngo Rugema agafata umwanzuro wo kumujyana akamugurira ibyo kurya n'imyenda akamuzana iwe. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo iyo amugonga na Mukanambara rero yavugaga ati si uwo mwana w'umugogo, ni wowe Croix Rouge, ni wowe umuntu ugira impuhwe kuva ngo nabera ngo n'ubwa mbere ngubonye ngo ugira impuhwe, ukabona yuko Mukanambara nawe byamutunguye. Gusa Mukanambara ntabwo byamutunguye, azi ukuri, azi yuko uriya mwana ari uwa Rugema, ari amaraso ya Rugema. Niyo mpamvu rero yakomezaga amubwira ngo na nyina arasigaye, genda umuzane, nk'uko wazanye mama Kanyana. Mama Kanyana yarabanje azana Kanyana, nyuma azana na mama Kanyana. Rero yaravugaga ati biriya biraza kugenda nk'uko kuri mama Kanyana byagenze, abe yazana na Mama Iribagiza. Gusa Mama Iribagiza ahantu ari bari kumufata ku mbaraga bamuha umuti, kuko bamwinginze kenshi kugira ngo bamuhe umuti ku neza, ariko akomeza kubyanga. Kamarade rero ndetse n'uriya mugore we ndetse na Emile bafashe umwanzuro kuvuga ngo reka uyu muti noneho tumuhe ku mbaraga, tumufate ku mbaraga ku buryo basi azadushimira nyuma, kuko turi kubona ku neza n'ubundi yanze kugira ngo abe yanywa uyu muti. Gusa Mama Iribagiza nubwo bagiye bawumuha yagiye abavumagura, ni ibintu bitamushimishije cyane. Ese mwebwe muri kubona Mama Iribagiza araza gukira yongere yibuke? Se niyibuka aribuka umwana we Bruno Iribagiza ndetse
na bagenzi we harimo Selevi batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese nguriya mwana wabuze, uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifitemo ukuboko, yaba ari we wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo Cyusa, ngo kuko ngo n'ubundi nta maraso ya Cyusa. Ariko Iribagiza ngahita asa nk'ugaruka kuko mama Cyusa nawe yarase nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya ndatekereza yuko bitaba ari byo, kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri, kandi kuba yarashimuse uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera, nurangiye umuha amata nzakubwira igihe uzamunsubiriza. Uri kubona yuko Iribagiza nubwo yakoze bira byose isimba arahangayitse. None uyu munsi wa none twagiye tubona na Rugema azanye undi mwana, noneho wa mwana bita Bruno, wa mwana Rugema yabyaye ku ruhande ari we yabyaranye na mama Iribagiza, aramuzanye. Amaze kumuzana Mukanambara ntabwo yabyakiriye neza, yakomezaga amubwira ati niba uzanye umwana agenda kuzana na nyina. Gusa uriya Rugema impamvu yaje yitwaza kuri Mukanambara kugira ngo yinjize uriya mwana ni impamvu idafatika, ngo ni impamvu yuko ngo yahuye n'umwana ngo akamwitambika mu muhanda, ngo yamara kumwitambika ngo akamubwira ngo ngarashonje ngo kandi yibagiye n'iwabo, ngo Rugema agafata umwanzuro kumujyana akamugurira ibyo kurya n'imyenda akamuzana iwe. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo iyo mugonga na Mukanambara rero yavugaga ati si uwo mwana w'umugogo, ni wowe Croix Rouge, ni wowe umuntu ugira impuhwe kuva ngo nabera ngo n'ubwa mbere ngubonye ngo ugira impuhwe, ukabona yuko Mukanambara nawe byamutunguye. Gusa Mukanambara ntabwo byamutunguye, azi ukuri, azi yuko uriya mwana ari uwa Rugema, ari amaraso ya Rugema. Niyo mpamvu rero yakomezaga amubwira ngo na nyina arasigaye genda umuzane, nk'uko wazanye mama Kanyana. Mama Kanyana yarabanje azana Kanyana, nyuma azana na mama Kanyana. Rero yaravugaga ati biriya biraza kugenda nk'uko kuri mama Kanyana byagenze, abe yazana na mama Iribagiza. Gusa mama Iribagiza ahantu ari bari kumufata ku mbaraga bamuha umuti, kuko bamwinginze kenshi kugira ngo bamuhe umuti ku neza, ariko akomeza kubyanga. Kamarade rero ndetse n'uriya mugore we ndetse na Emile bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka uyu muti noneho tumuhe ku mbaraga, tumufate ku mbaraga ku buryo basi azadushimira nyuma, kuko turi kubona ku neza n'ubundi yanze kugira ngo abe yanywa uyu muti. Gusa mama Iribagiza nubwo bagiye bamuha yagiye bavumagura, ni ibintu bitamushimishije cyane. Ese mwebwe muri kubona mama Iribagiza araza gukira yongere yibuke? Se niyibuka aribuka umwana we Bruno? Iribagiza ndetse na bagenzi we harimo Selevi batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese nguriya mwana wabuze, uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifitemo ukuboko, yaba ari we wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo Cyusa, ngo kuko ngo n'ubundi nta maraso ya Cyusa. Ariko Iribagiza ngahita asa nk'ugaruka kuko mama Cyusa nawe yarase nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya ndatekereza yuko bitaba ari byo, kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri, kandi kuba yarashimuse uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera, nurangiye umuha amata nzakubwira igihe uzamunsubiriza. Uri kubona yuko Iribagiza nubwo yakoze bira byose isimba arahangayitse. None uyu munsi wa none twagiye tubona na Rugema azanye undi mwana, noneho wa mwana bita Bruno, wa mwana Rugema yabyaye ku ruhande ari we yabyaranye na mama Iribagiza, aramuzanye. Amaze kumuzana Mukanambara
ntabwo yabyakiriye neza. Yakomezaga amubwira ati niba uzanye umwana agenda kuzana na nyina. Gusa uriya Rugema impamvu yaje yitwaza kuri Mukanambara kugira ngo yinjize uriya mwana ni impamvu idafatika, ngo ni impamvu yuko ngo yahuye n'umwana ngo akamwitambika mu muhanda, ngo yamara kumwitambika ngo akamubwira ngo ngarashonje ngo kandi yibagiwe n'iwabo, ngo Rugema agafata umwanzuro wo kumujyana akamugurira ibyo kurya n'imyenda akamuzana iwe. Abantu benshi nagiye mbona bavuga ngo iyo amugonga na Mukanambara rero yavugaga ati si umwana w'umugogo, ni wowe Croix Rouge, ni wowe umuntu ugira impuhwe kuva ngo nabera ngo n'ubwa mbere ngubonye ngo ugira impuhwe, ukabona yuko Mukanambara nawe byamutunguye. Gusa Mukanambara ntabwo byamutunguye, azi ukuri, azi yuko uriya mwana ari uwa Rugema, ari amaraso ya Rugema. Niyo mpamvu rero yakomezaga amubwira ngo na nyina arasigaye genda umuzane, nk'uko wazanye mama Kanyana. Mama Kanyana yarabanje azana Kanyana, nyuma azana na mama Kanyana. Rero yaravugaga ati se biriya biraza kugenda nk'uko kuri mama Kanyana byagenze, abe yazana na mama Iribagiza. Gusa mama Iribagiza ahantu ari bari kumufata ku mbaraga bamuha umuti, kuko bamwinginze kenshi kugira ngo bamuhe umuti ku neza, ariko akomeza kubyanga. Kamarade rero ndetse n'uriya mugore we ndetse na Emile bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka uyu muti noneho tumuhe ku mbaraga, tumufate ku mbaraga ku buryo basi azadushimira nyuma, kuko turi kubona ku neza n'ubundi yanze kugira ngo abe yanywa uyu muti. Gusa mama Iribagiza nubwo bagiye bawumuha yagiye abavumagura, ni ibintu bitamushimishije cyane. Ese mwebwe muri kubona mama Iribagiza araza gukira yongere yibuke? Se niyibuka aribuka umwana we? Burino Iribagiza ndetse na bagenzi we harimo Sylvie batangiye ngo gutekereza ngo uburyo ngese nguriya mwana wabuze, uriya mwana ntabwo isimbi yaba bifite mu kuboko, yaba ari wowe wamwiburishijwe ngo kugira ngo ababaze ngo Cyusa, ngo kuko ngo nubundi n'amaraso ya Cyusa. Ariko Iribagiza ngahita asa nk'ugaruka, kuko mama Cyusa nawe yarase nk'ubikomoza. Arangije Iribagiza aravuga ati hoya ndatekereza yuko bitaba ari byo, kuko uriya n'umubyeyi kandi ntabwo umubyeyi akishimira kumara igihe atonsa hafi iminsi 2. Iribagiza nubwo ari kuvuga ibi byose azi ukuri, kandi kuba yarashimusiye uyu mwana nta mpamvu ifatika afite, ahubwo ngo impamvu ngo afite ngo niyo kugira ngo isimbi ngo ashire ngo amumaremo ubutesi. Ese ibi ngibi byo gufata akamuhangayikisha agashimuta umwana we bigatuma ahangayika kugeza nubwo yanakiyahura, nibyo biri gutuma wenda ngo ubutesi bwamushiramo? Ese mwebwe murabyumva gute? Urabona yuko rero Iribagiza yanze kumurekura, yafashe umwana muha undi muntu, arangije kumuha undi muntu aramubwira ati fata uwo mwana ujye umurera nurangiye